Reka nongere ngo ikaze amaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube ya Mbi TV official ndetse nawe udukurikira mu bundi buryo turakora subscribe ariko mukamukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Nibuka cy'akarindwi cy'inkuru uko nateye inda mama wanje uruka ko cyarangiye ubwo uyu musore mukiza Jean Baptiste yari yamaze guha umuti usinziriza nyina ndetse bari mu cyumba nyina yamaze gusinzira undi agatangira gukuramo inkweto nyine kugira ngo abe yamufata atabizi. Ese byaje kugenda gute? Reka dushamatsiko twumva ici cya 8 nibutsa kuri munsi y'inkuru ukareba hari bwo tukoretse ijambo subscribe bwakandaho ugahita ukana kumenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kujya mu dushyiraho igice cya 9 uzahita wakira ubutumwa bugufi ukumenyesha ko kigezeho gahita ucyumva. Navanye n'inkweto zanjye bingoye kuko mama yari yegamye mu gituza cyanjye yarambitse umusaya kuri nge kandi yaramfataga kankomeza kuko ibitotsi byari byamurembeje. Mama ntiyarazi yari umubiri wari wamunesheje kubera kandi nari maze kumutega umutobe w'ibinyomoro bityo aho yarari yumvaga ari nko ku buriri akaba ari kwimeza neza ngasinzira. Yarari mu gituza cy'umuhungu w'umuherezi yibyariye wari ugiye kumukorera ibyamfura mbi ibintu amaso y'umuntu adakwiye kureba ndetse n'iby'amatwi atakabaye yumva. Ariko nyine kuko isi beramo byinshi biteye umubabaro turihangana tukabivuga kugira ngo yenda bisigire isomo abantu. Uwo mwanya maze gukuramo inkweto nitegereje mama wanjye. Twari ku gitanda kandi twari twenyine mu rugo. Numvaga nisanzuye kandi rwose ngomba kubikora. Namuryamishije ku buriri nje nkomeza nicaye ndi gushidikanya cyane nkumva harandi mahitamo nkeneye. Numvaga nshaka kubikora ariko umutima ukandya cyane nkakomeza kumva ko ngiye gukora amahano ariko none nkumva undi mutima umpatiriza kubikora kandi umubiri wo numva guri kunsaba ubutabera. Umubiri wanjye wumva gushaka kuruhuka, wumva gushaka gukira imvune yo guhora wifuza umubyeyi wanjye, wumva gushaka gutura umutwaro w'irari wikoreye umuzigo uremereye nikorejwe n'umubyeyi wanjye utaramenye ko namaze gukura agahora nyiyereka wese. Nafashe umwanya nkomeza gutekereza cyane mbanza gusohoka mu cyumba nerekeza muri saro. Nabanje kwegera akabati mfatamo igikombe hanyuma mfata ijagi y'amazi sukamo kuko numvaga ngize icyaka cyane. Iyo ugiye gukora amahana akomeye byanze bikunze igitima kiradiha kandi akeshi wumva ukeneye amazi yo kunywa. Namaze kunywa amazi mpita nsubira mu cyumba nihuta ngeze mu mvanamo imyenda yanjye. Nari mvuye muri saro numva umwanzuro wa nyuma nawufashe. Nari maze gutekereza akanya nibuka imvune zose nagiye nyuramo, nibuka amajoro naraye mwifuza simubone, nibuka inshuro zose yanyeretse ibice by'umubiri, nibuka n'imbaraga natakaje nshakisha inzira byacamo ngo mugereho, nibuka ntobora dushe ngo nge murunguruka, nibuka ikinini uko nakibonye nsanga uwo munsi ntagize icyo nkora naba mpombye byinshi cyane. Numvaga maze gufata umwanzuro wa nyuma niyemeza gukuramo imyenda yanjye kugira ngo mpereze umubibye amatunda avuye mu mbuto yabibye. Nari mfitiye mu mujinya mwinshi cyane n'uburakari. Numvaga nshaka kumwihimuraho kuko numvaga iyo bimere maranye igihe ari ukubera amakosa yari amaze igihe kitari gitankorera. Birumvikana ko nanjye nari ngiye kubikora ntishimye kuko numvaga byaba ari amakosa ariko umutima umbwira ko ngomba gukomeza warampatirije ndetse rwose numva ubwuzu buranga bukaze. Hari aho nageraga nkumva ko ndi mu makosa ariko rero numvaga naramaze kumukunda. Namaze kwiyambura imyenda nyenaga hasi mpita mwegera haryamye ndamwitegereza. Rwose ubwiza bwe bwatumye ntihangana ariko nta mugayo yahereye kera bundatira. Namuvanyemo robe donu yari yambaye nyimuvanamo bingoye ariko ndabishobora kuko numvaga noneho nshaka kwisanzura amaso yanjye akarya gahaga ndetse n'umubiri wanjye ukaruhuka. Nari maze gupfa mpagaze mbabwira ubuhamya bwanjye nibwo numva neza ko nakoze icyaha. Icyo gihe hari ukundi kuntu nabyumvaga ariko ubu noneho mbasha kubona ko ibyo nakoze byari umwanda kubera ko kwihangana byari byananiye nakabe nariyahuye nkava ku isi aho kugerageza gusambanya mama wanjye. Gusambana ni icyaha kibi ariko noneho gufata ku ngufu umuntu hakiyongera ko uwo muntu ari uwo mufitanye isano bye bari ishyano rikomeye cyane. Ibaze rero ko njye nasambagije umuntu ku ngufu ndetse akaba ari mama wanjye. Namaze kubona ko byose bitunganye ndamwiyegereza. Umubiri wanjye wari washeze ndetse numva igipimo cy'ubushyuhe cyazamutse cyane. Naratinyutse nta soni n'ubwoba ndamwegera nuko ntangira kumusambanya asinziriye. Nabonaga ameze nk'uri kumva ibiri kuba ariko akaba atabasha kugira icyo akora kuko ibitotsi byari byamunesheje. Nabonaga ameze nk'aho yaba ari kumva ibiri kuba ariko wenda bikaba bimeze nk'aho ari inzozi kubera ibitotsi byinshi. Muri icyo gitondo nakomeje kwikinangura kuri mama wanjye. Nkomeza gusimbura data wambyaye ku nshingano ze. Nkomeza kujya mu mwanya wa data muri ako kanya ndetse nakumva naniwe nkaruhuka. Ariko numvaga nshaka gukomeza koga mu nyanja nakumva icyokere nari maranye igihe gishize noneho nkaruhuka. Uwo ni wo munsi mubi ntazibagirwa. Umunsi ukomeye cyane wangije ubuzima bwanjye. Umunsi w'umwijima. Umunsi wangize igishishongwa ndetse mpinduka mubi kurushaho mu mutima wanjye no mu migenzereze yanjye.
mama yari ari mu bitotsi, nanjye nkomeza gukora ayo mahano akomeye cyane. Ni igikorwa giteye isoni n'agahinda, ni igikorwa kidahwitse kandi ndizera ko buri wese agiha uburemere uko abyumva. Nafashe akaruhuko, nambara imyenda yanjye, nsubira muri salo, mara akanya nicaye numva umubiri wanjye uruhutse. Numvaga asa n'umaze gutura 1/2 cy'umuzigo wari unduhije. Nafashe amazi ndanywa kuko numvaga mfite icyaka cyane. Ndangije mpita njya gutegura umutobe w'inyomoro kugira ngo mbashe kwisubizamo imbaraga kuko numvaga ashaka kongera kwiyongeza. Nateguye umutobe, ndawutunganya neza cyane. Ibyo byose nabikoraga mama kiryamye asinziriye. Nashaka kongera kujya gukora icyaha nanone kuko numvaga ntaranyurwa kandi nashaka ko uwo munsi wanjye mu buzima nkakemura ikibazo cyari kindembeje. Buryo washaka yamenya ko muri iyi si haberamo amabanga menshi. Hari byinshi bibera mu byumba, hari byinshi biba mu ijoro ku buryo utabizi byamutera ingingimira akibwira ko bidashoboka. Iyi si irimo ibikorwa bibi bibera mu ibanga rikomeye cyane. Icyo utazi cyangwa kitakubayeho ntukibwire ko kidashoboka. Nanjye wari kunsanga aho mu rugo ndi gutegura umutobe w'inyomoro, ntiyari gutekereza na gato ko maze gusambanya umubyeyi wanjye wanyibarutse. Nari maze gufata ku ngufu wambyaye nkoresheje imiti isinziriza. Nari musize mu cyumba aryamye, nyamara wari kunsanga aho nta kintu ari gutekereza kijyanye n'ibyo cyangwa ngo yiyumvishe ko bishoboka. Ndi umuhamya wo ko hari abana b'abakobwa baryamana na base babo, aho usanga umwana w'umukobwa akunda se cyangwa akamurarikira ndetse agashirwa mwigaruriye, cyangwa se ugasanga umubyeyi w'umupapa akunze umukobwa we ndetse bakaryamana. Ndi umuhamya wo ko hari abana b'abahungu bakunda ba nyina ndetse bagakora byose bishoboka kugeza baryamanye, cyangwa abo bagore bagakunda abana babo kugeza baryamanye. Hari kandi ibyiciro by'abagabo bubatse ingo ariko banifite umwuka w'ubutinganyi, aho usanga batabura kurarikira abana babo b'abahungu bakabashora muri ibyo bikorwa biteye isoni. Ibi byose birahari mu mfuruka zose z'isi, ariko ni gake cyane bishoboka kujya ahagaragara kuko bihabanye n'imibereho kamere turanga aho turi hose ku isi. Nanjye uwo mwanya nari maze gukora igikorwa kibi cyane gihambaye, ntinyuka kwambika ubusa wanyibarutse, usibye ko byankuruye umuvumo udashira. Ibyo mbabwira si uko nabyumvaga icyo gihe. Impanuro mbaha aka kanya njye ntazo nabonye, nari mu bihe bidasanzwe kandi numvaga ari igihe cyanjye cyiza. Nari maze gukora igikorwa kivuye ku makuru make nagiye nakira mu bwonko bwanjye. Mu buzima bwacu mu rugo, mama yagize uruhare mu myitwarire yanjye nk'umubyeyi. Yanteteshaga birenze urugero ku buryo icyo nashakaga cyose numva agomba kukibona. Bikiro no kubona naramwifuje, umutima wanjye wambwira ko nabyo ngomba kwibonera igisubizo tukaryamana. Mama yari ameze nk'umutoza wantoje gukina umukino w'urupfu. Yari yarambere umutoza umfasha gufata umutwe ibikenewe byose ngo ngere kuri uwo mugambi. Yanyambariye bigufi cyane, yambaye utwenda tubonerana. Yakenye igitenge gusa, anyicara impande igihe kitari gito. Yanyicariye nabi mbasha kureba ubwiza bwe buhishwe. Iyo myitozo yose yankoresheje yangise umukinnyi ukenewe, bityo mbasha gutsinda mu izamu rye. Numvaga uwo munsi ari umunsi wo kwigobotera ngo yirari yanshizemo. Numvaga nshaka kumwihimuraho uwo munsi wose, nkamwereka ko ndi umuhungu kandi ko ndi umusore usoretse, kandi akabona ko ibyo yanyeretse byinjiye mu mutwe wanjye ndetse umusaruro byatanze ari uwo. Natunganyije umutobe w'inyomoro ndawugotomera. Ndangije mpita ngenda mfata ibyo kurya, nanjye ndarya. Namaze kurya ndicara ndaruhuka. Numvaga maze kwesa umuhigo maranye iminsi, ndetse umutima wanjye ukambwira ko mbigezeho. Sinari nzi ko bigiye kuba intangiriro y'umubabaro ukomeye cyane. Sinari nzi ko bigiye kuzana agahinda gakomeye mu muryango. Nibwiraga ko ngeze ku ntsinzi. Nibwiraga ko kuba ngeze ku cyo nshaka bisobanuye ubushobozi n'ubwenge byanjye. Ariko burya nugera ku ntego zo gukora ikibi, ntukibwire ko uri umuhanga cyane, ahubwo ujye umenya ko uri umuswa ndetse n'umupfu wo gusabirwa. Nanjye icyo gihe numvaga maze kwesa umuhigo, ariko burya nari nguye mu mworera aho ntazabasha kwikura. Bwa mbere mbyamana na wa mukobwa Denise numvaga ari byiza, ariko noneho gufata ku ngufu umubyeyi wanjye numvise ari nko kuri gatubuki. Umutima wambwiye ko ngomba kongera nkakoresha uwo mwanya nkatura umujinya umubyeyi wanjye wanyangije atabizi. Umubyeyi usa naho yakanguraga umubiri wanjye buri gihe. Numvise umubiri wanjye ukangutse, ndahaguruka nsubira mu cyumba. Nasanze umubyeyi wanjye gisinziriye cyane. Nanjye nongera mvanamo imyenda yanjye, nuko ndaboneza muryama impande. Numvaga ndi gukora amakosa, ariko nkumva ni ngombwa ko nyakora kuko numvaga umubiri wanjye uri kumpatiriza. Byari bimaze kuba mu masaha ya 8 z'amanywa. Nuko nongera gukora icyaha mu gitanda, icyaha nicuza n'uyu munsi mbabwira ubuhamya bwanjye. Nyuma y'igihe numvise nguye agacuho. Umunaniro numva uranzonze cyane, nanjye nisanga sinzira aho ku gitanda, twese twambaye uko twavutse. Ntimumbaze ngo nasinziriye gute. Naje gukanguka numva unyeganyeza. Nakanuye amaso ngwa mu kantu, nisanga nkiryamanye na mama. Nabanje kugira ngo ibiri kumbaho ni inzozi. Nise nicuza impamvu nakoze ibyo byose ntabanje gufunga inzu yose. Nta wundi wankanguraga, yari mushiki wa Ernestine wari waje aho mu cyumba. Numvise mbuze ijambo ryo kuvuga ako kanya, ndetse numva nkozwe n'isoni cyane.
reka mbabwire mu mwanya cy'inkuru uko nateye inda mama wanjye arakirangiriye. Niba haramatse kuzigira yuko byaje kugenda, wowe icyo usabwa gusa ni ukureba munsi y'inkuru ukareba hari butukura ndetse ijambo subscribe gakandaho, ukahita no kumenyetso kinzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyiraho icyo cyakenda cy'inkuru bazahita wakira ubutumwa bugufi ukumenyesha uko kigezeho ugahita ucyumva. Kandi nguko rero ibyamukiza Jean Baptiste n'ubuhamya bwe uko yateye inda nyina. Ubwo rero tuzakomeza kumva uko byaje kumugendekera, kumva nyine igice cya 9. Ngira ngo mwabyumvise rero ko yarageze ku ntego ze nyuma yaho irari byakomeje kugenda rikora kubera imyitwarire ya nyina yagiye agaragaza, bikarangira noneho yifashishije iyi miti nyine kugira ngo abashe kumufata kuko yabonaga yuko atari ibintu yamubwira ngo umubyeyi we ahite abyumva. Ndabashimiye cyane rero by'umwihariko abantu mwese mwagiye mugaragaza yuko ubuhamya hari ikintu buri kugenda bubigisha, by'umwihariko ababyeyi bafite abana ndetse namwe mwese mwagiye mukomeza kugenda mutanga ibitekerezo ku bice byabanje, cyane cyane bamwe mwatanze ibitekerezo ku gice cya 7 cy'inkuru, barimo wowe Susu Esiramu Nyuhiwete, barimo wowe Edefonse Manirakiza, Emmanuel Ndeze, Nyirimanzi Bonaventure, Marie Ndayishimiye, Menisami, ndetse nawe David Nsabimana, Thierry Niyo Mwungeri, Evan Zisibo, Mr D 25 umezute mu muziki wawe ahari ndumva umuhanzi, Ingabire Deborah komera cyane, Jackie Kanyange, ndetse nawe Prote Ntakarutimana, Atanazi Ntibankundiye, Edouard Nsengiyumva, Etienne Mbabazi, Jean Claude Niyibitanga, Ildefonse Sayimana, Muziranenge Fille, Auguste Mani, Nibora, Abdul Junior, Byugusenge Jean Baptiste, Denis Claude Niyongabo, ndetse nawe Citegetse Epita, Jean Paul Ntakirutimana, Ngira ababyeyi Theogene, Joseph Twaha, Abel Nizigimana, Keza Kimana, Fabiola Rwagasana, Bienvenue, Jean Claude Niyibitanga. Mwese comment zanyu ndazibona. Unesefari Niyo Nkuru, Pamela Mukiza, Alexandre Ndayiragije, Alphonse Ngarambe, Kikibaruma Karabaye, Yasini Habi, Verene Mukantaganda, Jeanne Hakizimana, Jean Baptiste, Ndereyimana Adronis, ndetse nawe Dafroze Uwingene Umezute, Nzavuga Jean Claude Komera, Edouard Nsengiyumvuraho, Papa Samu Umezute, Cyusa Samuel Ndagusuje, Mukera Gabiro Diana Komera, Nevine Vincent, Chris Sibiz William, Moses Neymar, Big G Vita, Jordan Richard Komera cyane, Jean Claude Niyibitanga, Bihoyiki Valence, Mushimana Emmanuel, Mpayimana Jean Claude Niyo Mwungera Dera Nova nagusuje, Joseph Kamara, Desire Shimirimana, Rebecca Uzamukunda, Habintwari Eric, Jairo Ndayishimiye, Niyo Uwase, Bone Ndabitezimana, Macha Love Macha komera cyane, JMV Twagira Yezu, Jeanne Irakoze, Cyusa Samuel naragusuje, Marieta Harimana, Arida Uwase, Jean Marie Mbona, Ndayishimiye Jean Bosco, Tuzayihembiki Emmanuel Gilbert Mutezintare, Aime Baributsa, Aremoma Niyonzima Gilbert, Innocent Rubintwari, Beatrice Ingabire Umezute aho ngaho uri, Jacqueline Mfurakazi, ndetse nawe Mukera Gabiro Diana. Hari amazina amwe namwe ndi kugenda nsubiramo kubera ko mwagiye mutanga ibitekerezo kenshi kandi manyasoma nihuta. Ko Mugasho Kellen, Uwineza Rehema, Divine Kanyange, Official B Waizo Chamu, hari Umukiza Gadi, Sania Nahishakiye, Jojo Joviale, Jacqueline Mfurakazi, Leonidas Ngorore, ndetse nawe Marie Rose Fatuma, Prudence Manirakiza, Trinitas Ntirampeba, Justine Usanase, Deo Omani, Ntakirutimana Trifine, Shimwerike Ishimwe Eric, Anike Harushimana Njyawe nagusuje, Kamikazi Denise, Umuhoza Perage Komera, Okita Fabrice, Muhayimana Hosiana, Gordien Sabiyumva, Pierre Karerwa, Efra Nkundimana, Shimimana Mugisha, Joribo Ndayizeye Jimmy, Nadine Kabatsinda, umwe mu bantu bakunda kureba inkuru mbere y'abandi komera cyane, Mami Akintore,
ndetse nawe irakoze Innocent Caritas Baziga. Mwese comment zanyu ndagenda nzibona mbagomba kubasuhuza. Gatongore Innocent Niyonzima Fafa, mwese murifura, Jean Claude Nibitanga, Nzayinambaho Moses, Murisa Claudine komera cyane, Ndirimana Adronis nagusuje urandiye, Murisa Claudine, Angelique Nyirabahizi, ndetse nawe Divine Kanyange, Mama Chris, Oscar Mugisha, Letitia, Frere Mugisha, Eric Shimirimana, Letitia ndekabirori yego, Letitia kabirori komera, Gatabazi Felix, Olivier Shimirimana, Sengyumve Jidemane Shimwe, Joyeuse Dusenge, Irene Closirene Uwase, Bimenyimana Elize, Joseph Ndayikeza, Musa Filemoni. Mwese ndakomeza kugenda mbasuhuza aho muri hose, mukomeze kugubwa neza, mugire ibihe byiza, ndetse abantu mwayikurikiye mutarakora subscribe ndabinginze mukore subscribe. Witonze Ange, Jean Claude, Metro Habarugira, Ruhu komera cyane, Ntabareshya Françoise Mezute, Ndayishimiye Keve, Lala Minu, mwese ndabasuje, Kariza Mireye, Floriane Diama, Edim Risho, Nerilulu, mwese mukomere, Deborah Furaha Mezute, Wanziga Judith, Maria Goretti, Abdul Hakizimana, Claude Wazira, Safari Angela komera cyane, ntangaye cyane ngo Jesus Christ, Feza Clementine, Azidi ngutegure, Hermes Bashira Hashize komera cyane, Mugira neza Theo, Mezute nawe Rawa Arbata, Jean Molato oti from US, murakoze turabashimye cyane kubwiye inkuru, harimo isomo rikomeye cyane. Nawe urakoze Habimana Jean, Ndori Serge Makombe, Beatrice Stefania, mwese ndabasuje cyane aho muri hose kwisi. Ndabasuje rero mwese, Mapendo Bahimba, niyo rugira Dorine, Mapendo Bahimba, mwese rero batanze comment kuri iyi nkuru, ndabasuje cyane. Mwagomeje kugira mugaragaza ko mwayishimiye, ndetse ari utuwe mukomeye uri kugenda muvanamo. Nizere ko abantu b'ababyeyi hari ikintu gikomeye uri kugenda mwiga, ndetse namwe abana mugerageza kugira ibyumvo ababyeyi banyu musigeho n'amahano, mukomeze kugenda mubyirinda. Hari ibintu bikomeye rero muzagenda mukomeza kumva nyine muri ubu buhamya, muri iyi nkuru nyine y'umuntu, muzakomeza kugenda mwumvamo byinshi bikomeye cyane. Murakoze murakarama rero, ngindi JD wanyu nk'ibisanzwe, baranajye nyine ukora subscribe kuri Yambi TV official, ndetse ukajya no kuri Instagram ukareba username yanjye JD wanyu ugakoraho follow, tugakomeza kugenda tubana. Mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda kandi ndabazirikana.